umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha, ararebye ari kuvuga ngo uyu yaje atareba atavuga. Atareba, amaze gatatu atareba atavuga. Ariko noneho cyane cyane amaze ng'imyaka 2 arwaye igisebe. Amakuru meza. Bakwita nde? Girimbo Mika. Bakita? Girimbo Mika. Mika. Mika, shandagukunze. Urumva umeze neza? Ahantu mama tubwiye se urwaye haje igisebe, hajya hakurya? Hakurya gute? Neza. Hakurya neza? Nabe. Bari barandoza umwangaro. Umwangaro wari umeze gute? Bishaka kuvuga iki? Wenda n'abantu badukurikiye nanjye ntago nimo gusobanukirwa umwangaro bishaka kuvuga iki. Nyine naragendaga nkarara iyo mbonye, aho bwije nkarara iyo ngiyo, iwacu mbese bakamara nk'ibyumweru 3 batazi iyo mba. Zoherereye mu duce tugiye dutandukanye. Ni Umutako TV, ndi MC Seti nkuko bisanzwe. Ahangaha turi ntago byoroshye. Ndagira ngo uze kubana nanjye tugendane tuze kujyana ku musozo w'uru rugendo, ku musozo w'iyi nkuru shaka kumenya mu buryo bwimbitse. Ni nyuma yuko ngo umubyeyi sinzi uko byagiye bigenda, umwana ubuzima ntago bworoshye. Ahangaha rero niko namaze kubwira, ndabona na bagenzi bacu bamwe na bamwe bahari, ariko ngo umwana byageze naho ngitako ripfumuka. Ariko ngo uwo muganga aho bari nje mazi ariko nanze kwemera, reka mbanze menye ibyimbitse. Ni MC Seti, udufashe tuze kubana nawe. Tubasanze hano twaje kwivuza ahangaha. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo uyu mwana wanjye asanzwe afite ikibazo cy'ubumuga, ariko noneho nagiye kureba, amaze 3 atareba kandi yavugaga akanareba, arahuma rwose ndiyavuga. Haza umubyeyi arambwira ati rero hari ahantu uyu mwana ugomba kujya kumusabira umuti mu Kinyarwanda. Rwose yahaye n'umuntu umutima ubusibye ejo bundi ku mwana nawe wari warafashwe ngo umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha, ararebye ari kuvuga ngo uyu yaje atareba atavuga. Atareba, amaze 3 atareba atavuga. Ariko noneho cyane cyane amaze ng'imyaka 2 arwaye igisebe. Igisebe ku kibuno. Ayo makuru nari nyafite, ni igisebe ngo cyarinjiye kirapfumura. Kiratobora, kwa muganga barananiwe. Ubwo numva ngo nahantu ndaravura, byageze naho nanjye njya nivurira mu rugo, bajya bura Suparadara. Icyo gisebe kimaze igihe kingana iki? Imyaka 2. None kuba waragiye kwa muganga bikanga, ni ikihe cyizere ufite cyo kubujanga kandi ukaba urimo kuvuga ati na hano ni kwa muganga, hatandukaniye hehe no kwa muganga waba baragiye? Ese niye mpamvu ahangaha hose urimo kuhahuza no kwa muganga? Ndi impamvu rero nuko kwa muganga bakinaniwe. Kandi kwa muganga nge naravuje ubumuga bw'imiti, muvoma kuvoma no kunya byo barabishoboye, ariko ikibazo cy'igisebe cyarabananiye. Kandi none n'ikibazo cyo kutareba no kutavuga yaramaze icyumweru. Ubwo n'umuntu wahanyoboye, ariko ibyo byose amusize umuti, none ari kureba kandi ari no kuvuga. Ubu wamuzanye atareba? Ari kuvuga? Amakuru? Kibazo adashikabika. Amakuru meza. Bakwita nde? Girimbo Mika. Bakita? Girimbo Mika. Mika. Mika, shandagukunze. Urumva umeze neza? Ahantu mama tubwiye se urwaye haje igisebe, hajya hakurya? Hakurya gute? Neza. Hakurya neza? Nabe. Pole. Ubwo bivuze ngo muri 2012 ubaho tuvugira arimo kuzuza imyaka 10, kuko turi 2022, 2012 haciyemo imyaka 8 tujya 2020, 2022 ubu ni imyaka 10. Watweretse aho ngaho gatoya cyangwa niba bitagoye?
gusenga njyayo rwose nabambwiye ati rero uyu mwana ni ukumujyana mu kinyarwanda gusenga njyayo ariko ntacyo byakoze. Wizera Imana se? Imana ndayizera nabyo. Kutizeye se ko yamukiza ugahita mu baganga nuko wabonye itagifite imbaraga? Oya, Imana nayo rwose pe ifite imbaraga cyane bikomeye, ariko noneho no kwa muganga mu kinyarwanda naho hari aho bagize ubushobozi kuri uyu mwana. Bagize ubushobozi bafatanyije n'Imana n'ubundi, ariko amafaranga ari buguke waje amafaranga rwose namuzaniye amafaranga ni makeya kuko yagize n'imbuhe kubera ko uyu mwana ameze gutya no kuba ndishoboye nabyo nuko. Hashize igihe kingana cy'umuvuza? Imyaka 10 kuva avuka muri 2012 mbuza kugeza amagingo aye. Ese wakibuka wagiranya nk'amafaranga umaze kumutakazaho byibura? Amafaranga nari mfite akabanza naraguze narakagurishije, ubwo ndakindi nagezeho, ariko bavandimwe duhuye n'abavandimwe n'abandi b'uruhande baramfasha bakamba udufaranga nkamujyana kwa muganga. Hari icyizere se ubona cy'uko yakira cyangwa ubona n'ubundi ara kugira ngo wenda ukomeze umufasha ariko ubona nta cyizere cyo gukira? Icyizere ndakibona kuko ubundi ndiyavugaga ndiyafataga ariko basigaye afata. Mbega n'ubushobozi mbura no ku ishuri mfite ubushobozi namujyana no ku ishuri akirirwana n'abandi, ariko ubu ngubu icyizere. Ubushobozi uvuga ubwo ni ukuvuga baguciye amafaranga ese nibura uburyo uvuga uti ndabura buno bushobozi kugira ngo umuvuze? Ubushobozi bwo kumuvuza ntabwo nabona njyewe, ariko noneho mbubonye yakira kuko mbona nyine narimo nkubaza ukeneye ubushobozi bungana iki? Ubushobozi hari amafaranga bakubwiye ku buryo uvuga uti n'uyu mubare nkeneye, ubushobozi uvuga no bungana iki bubona bwamukiza? Ubushobozi ngubu kumujyana no ku ishuri nabyo ni amafaranga. Ubundi busanzwe ubuzima ndimo ndakodesheje, kandi noneho gukodesha ni kode ndibura, n'ibikoresho mukoresha nani by'amafaranga byose. Ukibutirwa se ubona arimo kumujyana ku ishuri cyangwa kubanza kumuvura agakira? Ni ukumuvura agakira, yakira nkabona nkazamujyana ku ishuri, ariko ibyo byose nda bushobozi mbifitiye. Ugerekeranye no kurya cyangwa kunywa byo bimeze bite? Yo kurya bijya biboneka rimwe na rimwe, ariko ibyo ashaka ntabwo abibona. Abashaka iki? Ubu ngubu ko ari aha ngaha ibiryo ararobanura. Abasha kurya iki? Ubwo ni ukuvuga ngo ni utuntu tworoshye natwo tw'amafaranga. Ibibazo bibiri wenda kugira ngo tugerageze turebe niba turibasha kuvugana na muganga. Warutubwiye ati inyuma gato guhera muri 2012 nibwo atangiye kumuvuza. Icyo gisebe nibwo atangiye kukivuza cyangwa kuba ari kugendera muri aka kagare aragenda nk'abandi bana ko mbona amaguru yihinnye? Guhera muri 2012 nicyo watangiye kumuvuza? Icyo natangiye kumuvuza yavutse afite ubumuga. Yavutse afite igisebe mu mugongo bakikuraho. Ubu ntabwo agenda dore ubwo bari afite sonde, basizemo sonde ahangaha n'izindi sonde kujya kunyara no kusera sonde mu gitsina. Ibyo turaza kubireba yego. None ikibazo cya mbere kujya tugerageze ture muganga ngubaze n'icya kabiri. Muri 2012 nibwo hatangiye kumuvuza kuri icyo kibazo yavukanye nabwo cy'ubumuga cyangwa nicyo gisebe afite kuri iyi saha? Natangiye kumuvuza ku bumuga, ariko iki gisebe cyo cyaje kimaze imyaka 2. Naravuje biranga, ariko nicyo nazanye n'ahangaha kureba yarebye kuko ubundi ntago sinzi ibintu uburyo yafashwe, ariko ngira ngo wenda ntago karande k'igisebe kuko igisebe naravuje hose byanze gukira, ariko muganga nawe kinyarwanda mbwiye ko agomba kumushobora. Okay, ikibazo cya kabiri, impamvu uri hano kwa muganga. Wajuje kwa muganga urumva yuko atarebaga atabashaka kuvuga, yarebye yego, kandi urumva ko arimo kuvuga mu kanya arimo kutuvugisha. Ese wamuzanye kwa muganga kugira ngo abashe gukurikirana n'ikibazo cye cy'ubumuga cyangwa nicyo gisebe waje kuvuza gusa? Ni igisebe, ariko n'ubumuga nabwo mara abanyamakuru rwose mwanzabira n'ubufasha hanze no kumva bari kukumva badukurikiye. Bakamfasha. Sawa, murakoze. Tubasanze hano kwa muganga, nagira ngo menye nkawe impamvu uri hano kwa muganga nyamukuru, wajuje gukora iki? Naje gushimira. Wajuje gushimira iki? Bari barandoza umwangaro. Umwangaro wari umeze gute? Bishaka kuvuga iki? Wenda n'abantu badukurikiye nanjye ntago nimo gusobanukirwa umwangaro bishaka kuvuga iki?
nyine naragendaga nkarara iyo mbonye aho bwije nkarara iyo ngiyo iwacu mbese bakamara nk'ibyumweru 3 batazi yomba none banzana kumvuza hano nyine baramvura birashira none narije gushimira. Waruje kumushimira ko byagenze gute rero? Ko byarangiye. Ntago ukigenda ngo wanyubaka ubure? Oya ntago nikigenda ngo bambure. Ubwo se nk'iyo wagendaga wabaga umeze gute? Wamaraga igihe kingana iki? Amaraga nk'igihe kinini ntaragera mu rugo mbese nkarara mu gasozi aho mbonye hose nkarara iyo ngiyo batazi yomba bakanshaka bakambura. Yego ni gutyo bimeze. Okay. Wende bwo bindi turako uje kumushimira se uje witwaje iki? Je nitwaje isake. Iriya nkoko niyo umuzaniye? Yego niyo muzaniye. Niyo yaragutumye? Yari yarayintumye. Yego. Okay. Nawe tugusanze hano kwa muganga nagira ngo ubwire ku bantu badukurikiye niye mpamvu tugusanze hano kwa muganga? Birumvikana naje nzanye ne muvandimwe yari umwana w'umukobwa nyine wagendaga tukamubura tukazamara hafi n'ukwezi twarabuze ahantu yagiye. Mwari muziranye uyu nguyu? Twatuziranye. Muri icyo gihe rero byagendaga gute wenda? Mbo byatangiye nyine tubona umwana agenda karariyo nuko tukazashira nk'icyumweru oya hashiraga nk'icyumweru tukazahura n'abaturanyi bakatubwira ati yewe muzi ko wa mukobwa wanyu twamubonye hanaha tukazashaka ahantu tukagenda. Ubwo aho twamuboneye rero byabaye ngombwa ko tumuzana ko uyu muganga ubwo ku bw'amahirwe tubona arakize twari tuje gushimira uyu muganga. None ubu ngubu umuganga muje kumushimira nkawe wenda rusanzwe umuze arambye ati nago bikiba nibyo koko nagakibura? Ntabwo akibura ubu ngubu ni umukobwa wo mu rugo ni umwari pe n'umwari nta bintu birebire mbese nk'uko yagendaga akamara ukwezi iyo ngiyo. Urabona ni umuntu w'umwari kuba yamara ibyumweru 3 tutamubona ukwezi mu rugo cyari ikibazo ariko kuva twamuzana hano kwa muganga ni umwari uba mu rugo turashimira umuganga. Sawa urakoze turaza kubimenya. None watubwirira muganga yuko hari abantu bamushaka? Hanze mu babyerera ari mu nzu. Mubwira ati hano hanze hari abantu bagushaka. Twinjije inkweto nta kibazo. Naruturutse ibyombo. Uri hano se gukiye kibazo? Naje kwivuza. Ndatwite ariko inda yanjye nyiviraho. Mukeba wanjye niwe wandangiye ahangaha ngo baravura. Ubwo rero nanjye nari naje kwivuza. Naje gufata umuti wa nyuma. Ibyo bintu wari ubimaranye igihe kingana iki? Nari mbimaranye amezi 7. Arindwi. Wamenye gute ko wabikoze? Uko navaga cyane narivuje no mu miti ya kizungu biranga. Abantu kuza mu Kinyarwanda. Urabona bitanga umumaro se kubera ko utari umuti wambuje gukora? Bitanga umumaro ntago bikiza cyane. Niki cyatumye uza kwivuriza hano nyuma yuko wagerageje kugenda kwivuriza mu kizungu nk'uko bivuze ati naratwitaga inda nkayiviraho? Niki rero cyagoye cyizere yuko ugomba kuza hano ukaba wakira? Nuko hari umugenzi wanjye waje kuhivuriza arakira niwe wandangiye hano. Niwe wandangiye hano? Ubu nta mafaranga baguciye se? Barayanciye niyo nayo nazanye. Baguciye amafaranga yahe? 40. 40? Yonyine? Yonyine. Ese ubwo iyo yabura byari kugenda bite? Iyo nyabura urumva yuko nyine. Muga wamfasha kuri iyo mikoro? Aha. None muga dusanze muri mu kazi turabona ibintu birimo guturagurika. Ibi ni biki birimo guturagurika? Ibi ngibi bifashisha ku ihembe kugira ngo bashe kuvura abantu. Nta kiraba. Nayo wayifata iyo mikoro? Hanze tuhasanze umwana ufite ikibazo. Icyo kibazo kizakira buriya. Uriya mwana azakira. Tuvura indwara zose. Uvura indwara zose? Akamujya mubeshya indwara zose. Ntago tubeshya. Na sida surayivura? Tuvura indwara zose za trikomanasi, tukavura indwara z'ibitegano, tukavura imikesha,
tukavura amandayima ngo tukifashisha n'ihembe. None muga uyu yari amaze kudusobanura, wenda reka duhere kuri uyu, turaza no kugaruka ku bandi barwayi tubonye hanze. Uyu nguyu arimo kugira ati nari maze igihe ntwite nkasama ariko inda nkayiviraho, none izi saa tumusanze hano, kandi murakoze kuba mutwemereye kwinjira. None ubu ngubu bwo tuvugana, uyu mubyeyi ni ubwa kangahe wari uje kwivuriza hano? Ni ubwa kabiri. None kuri uyu munsi wa none wari ugarutse kwivuza, byari bimeze bite? Nari nje gutwara umuti wa nyuma, yari yambwiye ngo nzane n'amafaranga, nibyo byari binzanye. Ikibazo cya mbere ukiza watubwiye ngo warasamaga inda ukayiviraho, nibyo? Yego, nayiviragaho. Ukimara guhura na muganga bwa mbere wabonye byaratanze iki gitandukanye no kubugarutse bwa kabiri? Kubera ko twarahuye amaye umuti byaroroshye, ntabwo bimeze nka mbere, ubu ni nkaho ndi gukira. Bivuze ngo uko biri si bimeze nka mbere? Ntabwo bimeze nka mbere, kuko mbere ntabwo navaga mu nzu, nirwaga mu nzu, ariko ubu ndagenda. Muga tugana ku musozo, buryo ki uvuramo abarwayi bawe? Ni buryo ki uvuramo abarwayi bawe tugana ku musozo? Tugana ku musozo ngenda baza agashyira mu muhembe, nawe ashyira mu muhembe nkamenya isinzi ahantu nzahera. Niba ari imikesha, hari imiti tumuhereza. Imikesha ni ibiki? Wakunze kugaruka kuri iryo jambo. Imikesha ni ibintu batega umuntu bikamufata, mbese ari kubwira kikubita hasi. Ni ibitegano. Noneho izindi ndwara uvura? Ivura n'izindi ndwara zose, amibe, za sikarisi, ingwe, ibitambikano, ibirogano, byose nta ndwara tutavura. Bivuze ngo nurama muri hanze ufite umwana watobotse harakwita ko bigaragara ko bamuroze cyane indwara yizanye? Hari ukuntu umuntu abirera ku ihembe. Ukimara kurebera ku ihembe wasanze uriya mwana baramuroze cyangwa ni uburwayi burabusa? Nasanze baramuroze. Nicyo nashaka kumenya. Mugareka tubashimire, mugire akazi keza, ariko icyo nshaka kubanza kumenya, iyo mikoro yanjye naguhaye nizere ko mu kazi kawe nta kiri bwononeke. Nta kibazo iyo mikoro iri bugire kuba yazengurutse muri iyi miti yanyu? Nta kibazo kabisa. Reka ngushimire. Ni MC Seti nk'uko bisanzwe.